Namana meze nk'amafoke yo muri resitora. Ubundi wowe ugira parika mugasima nk'abandi. Bameze nk'ayokejwe n'ibiraha bishyushye. Hano kagabo nagaturu kagashira mu kirere. Ikirere dore byatekereza nagashyize mu kirere nkagakaraga gakubita hasi nkagakandagira. Babateguye tugashyira mu bikorwa. Sore baratubwira tugashyira mu bikorwa. Sasa rero ujya ko nagusunzuguye ko nkusunzuguye. Yakoze hasi yisiga itaka nagura hano shira yaje angwa shira angwa nakori gato regata rabyanze patoroshi bandi bari kubisa gasuzugura dore ry'abandi ryemeraga ye yavuye mu mazuru. Oyoyo yitoshe bandi kuru Fabiane Bamba yarakuze fata umugabo mwishimwe. Ni cyegera gikuru bafu bw'isosi amwongeza oje aramwongeza aramutura byanyabyo noneho aramunaganika abaramunaga baramwataka fata ikinyo nawe yirwanyeho nakuga kanyuma karakora. Ambara atangira sasa rero dore ukuntu yamugeza amuhaye ikiraka fata inkota barakwereka akibara kumukubita inkota kaba yavuze amajwi mu kuvuga ijwi ryageragera kwerenga umusozi rigera hakurya kandi amashyamba hari mu ndi muntu. Reka turego ninde nawe arataka yatase cya kibanda gikuru nicyo yatoranyijemo. Fatesha indara zagiye guteba aracenga umugono umunyamahirwe irongera agenda rohise atabara. Hari watabaye ninde n'umutabaze saza yerekezaho ijwi ryavugiraga ture ngo muri bajya hariruka bagenzi hariruka mu kibaya n'ibihuru ntaga bireba mu bagenzi yarirukanse ariko sarasamuga bakiriho. Hari watamye ngo baramushije batemye bambiri ku ugutwi baraguciye barima bamujinya ramunaga mugabo yaramunaze Katman kupita bageze ubwo baramukubise arahwera akabaraga kare gashize ntakabagara kifite bagenzi nabwo baracyamuhereza barakweka rya padiri kuri mararebera kakandi yakwise bwa mbere kafashe ikima kagomba kwita kamurangiza. Hari umutabazi wa Isaza yayereye kwibandira ko ari kupita rirazanya ryo kubita hasi hahita komeza bagenzi shiga mu bandi yose dore cyuma gezi cyuma arakinaza bagiye gukata mu gabirusi akaboko baragaciye kabo kazdani baragaciye ntambare titangira nta kujya kure ni yadushe nta magambo menshi fata umugeri ndabatimbura ndago timbura ivumire gatumura kimbaze ndapfuye fata inkota fata icumu ndabakubise amaje kubarangiza hari bantu tajya byigaragaza icyo umushosho n'ibiti byaraje gatureme byikubise imbere y'umugabo mafene reba ryatabaye tekinike y'ibikero arireba kompeta na kwepa kompeta sira mu kwepa bageze yageze abera mu chance inuwahe utegwa dushyira mu bikorwa mugabo yikanzemo fata umujyari aryo bari habuye ayiwe urehe arongera ataka baragahereza ayiwe baranimbuye apu yanuka amateka yarangiye yego je matwari yanjye shire yego je barakwereka ryabandi kuru yari giye guhangana n'umutabaza afara y'inkota ziduhanganisha baripanga ya basi baratakanye bagomba guhatakana yavuyeyo mu Rwanda uratangira
byinshi murabyibonera. Batangiye imirwano yabo bagenzi, barakubita biranga. Yewe sha, dore inkota n'icumu, akuramo kubita, yaramuvanyemo intuzi, ibifu byaranze, urugamba rurakomeza. Dore intambara biranga. Nanjye nawe ndabyara umuhungu, byaranze. Barahangana, baracyahanganye, ntambara iranga. Igihe cyaruhinyuza intwari, turore amaguru wapi, byaranze. Fata umugere gaswe nako, tagiye kumutema inkota yivanamo. Haya basi, dushyire hasi sha, tazavanga ngo nagufatiranyije. Bose bajya kumena umugeri, n'abasore biranga. Bose barahanye, ayo data we, bose barahanye, barazengera. Rongera arataka, cyangwa dore umugeri, yarakubiswe ahita anahweramo. Komenya ko arabereda. Ibandi ryabonye komera icaho, fata icumu ku kirenge neza, habuse gato. Barakwereka intambara yasaga naho irangiye, y'amabandi yose yaratsinzwe arirukanka. Bakagenda gute? Barakwereka umutabazi yaje yegera wa mugabo ariko bakiri makuka, yaramwegereye. Umugabo yahwereye, agiye gukora ku mazuru, yumvisha ari makuka. Aracyari muzima sha, haguruka sha, kora hano. Ariko akabaragana intako, yari yakubiswe bagenzi, ariko n'inzara irimo. Nuko ubundi nta munyonzi upfa, nta wundi ngo yaba yapfuye, ariko nta munyonzi upfa bagenzi. No yahura n'imikasi ingana gute, nta munyonzi upfa, aragumaza agakukuza. Unabaye urinde, yikomanze ku gituza, tuboneza rero shyamba. Nabara abantu bose bagira nabi abandi nkabavana mu nzira. Aramubwira, gusa umugabo yanahwereye, n'icyo yakora yahwereye nta nubwo araneza imbere, areba imirari. Abantu bose bagira nabi abandi, aha bikurusha ahandi niho nibera, ariko bakuzengera. Wageze ukanzana n'igare ryanjye ko barijyana. Njye ntabara ubugingo bw'abantu, ntabwo njye ntabara imitungo yabo. Wowe kuva ukiriho ugifite amaboko mazima, genda uzakorera irindi. Cyambere nuko ufite amaboko, ariko ukoreye Imana warize. Ntabwo bishoboka, igare barijyanye uzabona irindi. Kumva njye ntabara ubugingo bwawe, ntuzi icyo niyemeje. Nta kundi, ibyago biraza, ibihe bibaho bigasimbana n'ibyiza. Ariko kuva ukiriho, humura, dore umugabo ushoboye kandi ufite imbaraga. Yose ko banampunyaguye. Ufite amafaranga yo kujya kwa muganga? Hari n'icyiciro. None natwaje tuzigoneye namukubye. Noneho akira bino 200. Ugenda ujya kwa muganga, wicisha mu cyuma bagusuzuma, sibyo? Ubundi njye ntawe ujya nshimira. Irakoze nkora ibijyanye n'isezerano ryanjye. Ndababaje, ariko Jean ndababaje. Iyo ryanjye Jean ndababaje. Barakwereka umugabo ko yakagiye, nta rutegeye, agenda atamuna karira. Nyamuneka kuba kuri iyi si irababaje bagenzi, iraturya. Uba wimereye neza ariko arabatabyishimiye, nyamuneka bifuza kurya utwawe bakarenzaho n'utwabo. Umuntu no yakurusha ibyo atunze, ariko n'utwaba twifuza tu. Ariko je zabatimbagura na filime nayo irimo iragendera mu masodera abagenzi. Aka ni agace ka mbere, bukurikira agace ka kabiri. Ese byaje kuba byagenda bite? Uyu mugabo yaje gutashyika mu rugo,
dore nguwo umutabazi. Ese byaje kurangira bite? Dukurikira agace ka kabiri. Niba uyu mugore yaje kushyika mu rugo amahoro, niba atarapfuye ntago tubizi. Ese ya mabando yaje kuyagendekera bite? Tuzakurikira agace ka kabiri. Mwakoze kuzona pego rubyiruko mwirinde COVID-19. Abakunzi b'abasore, see you. Abakunzi nahuta, see you next time.